imbaraga z'ubugingo, Mwami Yesu nashimwe. Imana ibahe umugisha aho muri hose. Ndabashoboje mu izina rya Yesu. Hanyuma nitwa Mukandengoro Laurence, ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADEPR Gatenga. Yesu aduhana umugisha. Tugiye rero kongera kuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo imitima yacu ijye ikomeza kwaguka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Kandi iyo umuntu yagutse mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri araguka. Imana ifite ukuntu ikorera mu mwuka ikanakorera no mu mubiri, hose ikahigaragariza kandi umuntu akagubwa neza. Reka rero tutangire dusenga Imana, kuko iyo utabanje kwiragiza Imana mu rugendo rwawe ntaho ugera, cyangwa se niyo wanahagera uba wagenze wenyine. Reka rero twiragize Imana muri uru rugendo tugiyemo rw'ivugabutumwa. Turagushimiye Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza. Izina ryawe niryubahwe Data, icyubahiro kibe cyawe. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga n'imbabazi nyinshi, wuzuye urukundo, wuzuye icyubahiro no gukomera. Uhimbazwe Uwiteka, amavi yose agupfukamire, indimi zose zature kuri uwo Mwami. Usumba izuba, ugasumba ukwezi ndetse n'ikuzimu ugerayo. Shimwa kandi uhimbazwe, kuko ari wowe womora ibikomere byo mu mitima ndetse n'ibyo ku mubiri. Turagushimiye kuko wabanye natwe, waraturinze, watubambiye amahema, wakoze imirimo itangaza, watanze Etiyopiya, Iseba n'andi mahanga ku bwacu. Reka izina ryawe rero rishyirwe hejuru umurengezi. Tugushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro no gukomera n'ibyawe Mana. Rero tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Reka umwuka wera w'Imana atuganze, umwuka wera w'Imana dushoboze, umwuka wera w'Imana tumenyeshe iby'ubuhanga n'ubumenyi n'ubwenge buturuka muri Kristo Yesu. Kandi ijambo ryawe rikoresha icyo ritumenye mu mitima yacu. Ijambo ryawe rihindura ubuzima, rikore no ku bugingo, kuko aribwo buzakubona. Urakoze rero Mana, ngaho bana natwe kandi dufashe. Twohereza umwuka wera nk'umufasha kugira ngo adufashe muri uyu mwanya, kandi ijambo ryawe uzarigeze kure, urigeze mu bantu benshi batandukanye, ribafashe. Mwami Yesu, Dawidi niko yanditse, aravuga ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Reka ijambo ryawe ribe mu mitima y'abantu rigwiriye, kugira ngo nyakubahwa Imana barusheho kubana nawe. Oh haleluya, shimwa kandi uhimbazwe. Urakoze rero ko udufashije, urakoze kubanye natwe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Mwami Yesu nashimwe cyane. Nanone dukwiriye guhora twifurizanya ko Umwami Yesu akwiriye gushimwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo rero tumaze gusenga, tugiye noneho gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 41, dusome ku murongo wa 45, 46. Turaza gusimbuka dusome kwa 50 tugeze kwa 52. Intego y'amagambo cyangwa se icyigisho cyacu kivuga ku bikomere, ukuntu Imana yomora ibikomere bya kera n'ibya vuba. Tugiye kuganira twumve ukuntu Imana hari abo yagiye yemera ko bakomereka, ariko mu gihe runaka ikabakiza ibikomere ndetse ikabakiza n'ibya kera. Natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ukuntu tugenda duhura n'ibikomere. Hari ibikomere bigaragara, hari n'ibitagaragara, hari ibyo abantu bamenya, hari n'ibyo uba wibitseho ku giti cyawe. Ariko ibyo byose kuko Umwami Imana ajya areba ahiherereye, akareba no ku mugaragaro, aho hose Uwiteka we yarahabonye, akamenya ko
ibyo bikomere hari abantu babifite. Uyu munsi wenda wowe ushobora kuba ntabyo ufite, ariko hari abandi baba babifite, cyangwa se barabyigeze bakaba barigeze gukomereka, hanyuma Imana ikabomora. Uyu munsi wa none bakaba bavugaga bwo guhamya yuko Imana ijya yomora ibikomere, umuntu akaba muzima rwose, akabaho mu buzima noneho anezererewe Imana iduhana umugisha. Dusome rero ijambo ry'Imana, itangira ibice 41 umurongo 45, haravuga ngo Farawo ahimba Yosefu Safunatipaneya, amushyingira Asenati mwene Potifa, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambagira igihugu cya Egiputa. Yosefu yari amaze imyaka 30 avutse. Ubwo yakoreraga Farawo, Yosefu ava aho Farawo ari, atambagira igihugu cya Egiputa cyose. Dusome ku murongo wa 50 tugeze kwa 52, haravuga ngo Yosefu abyara abahungu 2 inzara itaratera, ababyarana na Senati mwene Potifera, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati, nuko Imana yanyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku mugabo witwa Yosefu. Yosefu abantu benshi turamuzi, yari umwana wa Yakobo, ariko avuka mu bana benshi badahuje ba nyina, ariko bari bahuriye kuri se witwaga Yakobo. Noneho Yosefu yari umwana muto iwabo, hanyuma Imana iramutoranya, imutoranya akiri umwana, itangira no kubimumenyesha ibicishije mu nzozi. Hanyuma Yosefu aza kurota ngo abona imiba 11 yose imwikubita imbere, iramwubararira. Ariko kuko yari akiri umwana, inzozi mu muhango w'Abayuda hajyaga habaho yuko buri mugoroba abagabo bose bo mu mudugudu n'abasore bateranira mu nzu imwe bakaganira. Ntekereza ko baganiraga ku murimo w'Imana, bakaganira no ku bwoko bwabo, bakaganira no ku rugendo bafite, bakaganira ku by'Imana yabakoreye, kandi bakahigira n'indi mihigo. Nuko rero umunsi umwe bari muri uwo mugoroba baganira, Yosefu arahaguruka nawe aravuga ati, nanjye narose inzozi, narose mbona imiba 11 yose inyubararira. Yumva nyine ko arotoye inzozi, ariko bakuru be bari basobanukiwe iby'inzozi icyo ari cyo, bari basobanukiwe inzozi ko zivuga ubuzima bw'ejo, kandi bari basobanukiwe ko Imana ivugana n'umuntu mu nzozi ikamubwira uwo azaba we, icyo azaba cyo, icyo azakora. Nuko babyumvise uburakari buranabicaye, yemwe na se yaramubwiye ati, ushatse kuvuga yuko bene nyoko bose, bene so bose bazakubararira? Ati, nanjye ndimo. Birumvikana ko
nawe yarabishidikanyijeho. Nuko ariko aba bana bahita bamugirira ishyari ubwo ngubwo, niko bahise rero bamugurisha. Bibiliya iratubwira ngo bamugurishije n'abayishimayire, abana b'umukeba, ariko banza bo batari bazi yuko ari umuke, ariko icyo bagambiriye ni ukumugurisha. Bamugurisha n'amahanga ya kure, bazi yuko banazirana, bazi yuko ayo mahanga atazamwihanganira, atazamurera, ahubwo azamwica. Nuko baramugurisha. Mu kumugurisha rero yisanga kwa Farawo, ariko Farawo yitegereje uwo mwana asanga ni umunyabwenge, asanga arimo umwuka w'Imana. Hanyuma igihe kimwe Farawo arota inzozi ziramuyobera, ngo abahanga bose n'abanyabwenge n'abakonikoni n'abaragurisha imitwe bose bananiwe gusobanura izo nzozi. Ngo nuko baravuga ngo ariko muri gereza hariyo umuhungu w'umunyagano witwa Farawo, witwa Yosefu, mwamuzana akaza agasobanura izi nzozi. Farawo aramutumiza. Batumije uyu mwana witwa Yosefu, cyangwa uyu musore witwa Yosefu, Bibiliya iratubwira ngo barabanza baramutunganya, baramwogosha, bamwambika imyenda myiza, asa neza, abona kujya kubonana n'umwami. Agezeyo rero Imana iramushyigikira, nuko arangije arazisobanura. Farawo ahita amugabira, ariko mbere y'uko amugabira yabanje kumuhindurira izina, amwita rino zina ryitwa ngo Safunatipaneya. Nuko iri jambo rero nubwo ryananira kurivuga, ariko wowe uzi ukuntu ryavugwa, ngo ni Safunatipaneya, niryo zina yamwise. Iri zina rero ntabwo ryari iry'Abayuda, ryari iryo mu gihugu cyo kwa Farawo. Ubwo icyo yari akoze, yari amuhinduriye ubwenegihugu, yari amuhaye ubwenegihugu, hanyuma amwita n'izina rigendanye n'uko abaye umunyagihugu kwa Farawo. Arangije aramubwira rero, amuha igice cy'igihugu, amugira minisitiri w'intebe. Aramubwira ati ngwino umbe hafi, Imana ishimwe. Amugira minisitiri w'intebe. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo nuko atambagira icyo gihugu. Yosefu atambagira icyo gihugu cya Egiputa. Farawo yamutambagije mu gihugu cya Egiputa kugira ngo bamumenye. Aramutambagiza, agenda avuga izina rye ryamuhimbye. Arangije kuri muhimba, aramutambagiza mu midugudu yose muri Egiputa, avuga ngo yubahwe, yubahwe, kuko yari amuzamuye nyine, yari amushyize ku rwego rukomeye cyane. Abanyagihugu rero bagombaga kumwumvira, bagombaga kumwubaha, kandi nta wundi wagombaga kumutambagiza ngo mumenyekanishe atari Farawo. Hanyuma rero Bibiliya iratubwiye ngo yari amaze imyaka 30 avutse. Iyi myaka 30 avutse, harimo imyaka igera nko muri 20, nko mu 10 Yosefu yamaze muri gereza, igihe yari yahunze muka Potifari. Ubwo yashakaga kumukoresha icyaha, Yosefu ariruka arahunga, umugore we aramufungisha. Ariko icyo kibi gikomere nacyo Yosefu ahuye nacyo, gushyirwa muri gereza imyaka myinshi cyane ingana gutya, ntacyo uzira, nta dosiye ikurega, afunze nta kuburana. Yari yarafunzwe nyine n'umuntu ukomeye, n'umwamikazi. Ariko Yosefu Bibiliya ntawe itubwira yuko yigeze yisobanura cyangwa se yiregura, ahubwo yarafunzwe gutyo gusa. Yaza gufungurwa n'Imana, nuko Farawo hari ibimunaniye, afungurwa rero kugira ngo aze
abisobanure. Umwuka w'Imana, umwuka w'ubwenge niwo wakuye Yosefu muri iyi gereza, kuko iyo agera imbere ya Farawo ntabashe gusobanura zino nzozi z'umwami neza, aba yarasubiyemo. Ariko Imana yari yateguye neza kumwomora ibikomere yagiriye muri icyo gihugu, cyangwa se kumuruhura imiruho no kumumara umubabaro yababariye muri icyo gihugu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma urumva rero Yosefu ko yahuye n'ibikomere bibiri. Igikomere cya mbere yahuye n'igikomere cya bene se ubwo bamugurishaga, ubwo bamwangaga baramugurisha. Yahuye n'igikomere cya bene se ubwo bamugambaniraga, ubwo bamwangaga. Icyo ni igikomere cyo mu nzu ya se, ni igikomere cya kera. Ariko ageze no kwa Farawo, ageze muri Egiputa, naho ntiyahagiriye amahoro. Bibiliya itubwira ko yari umuhereza wa vino kwa Farawo. Kariya nako ni akazi katoroshye, kandi Bibiliya ikatubwira yuko yaje no guhura n'ikindi gikomeye cyane, kumva ko umugore wa shebuja yamwifuje ndetse agashaka no kumufata. Icyo kintu Yosefu akabasha kukicika. Yaba ari undi yari kuvuga ati ubwo umwamikazi cyangwa ubwo mabuja ankeneye, ahari nakwicira inzira mukemuriye ikibazo afite, nanjye yaba inzira yo gusohoza za nzozi narose kera nkiri umwana. Ariko Yosefu yari afite umwuka w'Imana, kuko ntekereza ko ibi bintu yabikorana n'umugore wa Farawo, ntabwo ibi bintu byari kumugwa amahoro, kuko amakuru aragenda. Ko ntitwibagize ko uyu mugore yari afite abasirikare bamurinze, yari afite abamurinze, kandi bamurinda gutyo gusa, ubwo baranagenzura bakareba, bakitegereza. Baba bafite imbaraga z'ubwenge, baba bafite umwuka w'ubwenge no kugenzura ukamenya. Ubwo rero ibi bintu iyo bimenyekana bari no kumwica. Ariko Imana iyo abikora bikamenyekana ariko yari yibwiye, bari no kumwica, kuko hari harimo urupfu, kandi hashoboraga no kuba havamo n'igisubizo. Ariko icyo gisubizo kikaba kitavuye ku Mana. Inzozi ze ntabwo zari kuba zirotowe, ntabwo zari kuba zisohoye, ahubwo yari kuba yirwaniriye. Nuko rero Imana ibana nawe, imugirira neza. Yosefu isohoza isezerano rye, imusohora muri gereza. Imaze kumusohora muri gereza, noneho ngo aragenda arabyara, ngo abyara abahungu babiri, ndetse yababyaranye n'umugore witwa Asenati, umugore bibi Farawo yamushyingiye akimara kumuha ubuyobozi. Ngo yari mu mudugudu, yari umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Imana ishimwe cyane. Ngo aragenda rero babyarana abana babiri. Uwa mbere ngo abyara umuhungu amwita Manase. Amena. Ngo amwita Manase ati nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wo mu nzu ya data yose. Urumva Yosefu amaze kubona Manase, yahise yumva noneho Yosefu aragutse. Wa mubabaro wo kuba atagira uwo basa, wa mubabaro wo kutagira uwo bavukana, wa mubabaro wo kuba yaranzwe n'abakagombye kuba baramufashije kugera ku nzozi ze, urashira. Aravuga ati uko byagenda kose uyu ni umwana wanjye, ni umwana uvuye mu rukiryi rwanjye. Uyu nguyu ntabwo azanyanga, tuzakundana. Ntabwo yagurisha amaraso ya se, ntabwo yanyanga ku rwego anjugunya nkaburana na data, nkaburana na mama.
ntabwo yancukurira urwobo kuko ndi se. avuga ati ntacyo Manase anyibagije umubabaro n'umuruho wose wo mu nzu ya data. buriya ibibazo cyangwa se intambara zose zirakomera, zose ziza zije ntizibura icyo zigutwara, ntizibura imbaraga zikenera, ntizibura kugukereza, ntizibura no kukubabaza. ariko buri urugamba rwo mu nzu yo kwa so cyangwa se urugamba rwo mu nzu yawe ni urugamba rurwanwa n'intwari, ni urugamba urwananamo, bigusaba kurwananamo n'Imana, bigusaba kugiramo ubwenge. icya mbere wirinda urwo rugamba iyo ruje uravuga uti ntatangaza ibyo mu nzu ya data bikamenyekana, cyangwa se ntatangaza ibyo mu nzu yanjye bikamenyekana. mbese ugahisha ikibi, ugahisha umubabaro, ugahisha ko hari icyo upfa na mwene so, ugahisha urwango rwa bene so, ugahisha ishyari ryabo, ukarihisha kandi ukarihisha ari wowe ririmo kuvuna, riba ririmo rikuvuna. icyo gihe rero Imana iyo ije, iyo ireba ukuntu warwanye bucece, ikareba ukuntu warwanye utitura inabi bene so, Imana ikaza ikabana nawe, Imana ikaza ikakurengera, Imana ikaza imitego baguteze yose, aho kugira ngo ikuviremo urupfu ikakuviramo kuba ukomeye, aho kugira ngo ikuviremo urupfu ikakuviramo kumenyekana, aho kugira ngo ikuviremo kwibagirana ikakuviramo kwamamara. Imana ishimwe. uvuga ngo so ashobora kurenganura kuri bene se, kuba mu bindi imwe, ariko Imana yo ntiyakurenganya, ihora ikurenganura iteka. niyo mpamvu hari Zaburi ijya ivuga ngo Uwiteka turenganure imbere y'ishyanga ritagira imbabazi, ishyanga ritagira imbabazi, ritadukunze, riturwanya, ishyari ryo kwa so, ishyari ryo mu nzu ya so, ubugome bwo mu nzu ya so. Imana ikakurenganura, ikabugukiza, ikabugusimbutsa. ni ukuvuga ngo Yosefu we yari azi, bene se baravuze bati ubwo yarose izi nzozi zizasohorera ahangaha, ariko nitumugurisha inzozi ze ntizizasohora. Imana yari yarateguye ko inzozi za Farawo, inzozi za Yosefu yari yarateguye ko zizasohorera muri Egiputa, kandi ko umugabo uzamufasha kuzisohoza ari umugabo ukomeye witwa Farawo. Imana ishimwe cyane. mu banzi bawe niho isezerano rishobora gusohorera, bose babireba. umugambi w'Imana ntugira umupaka. Imana ikubwira isezerano uri mu Rwanda rikazasohorera mu Burayi, cyangwa se rigasohorera ikarisohoreza ku yindi migabane cyangwa mu bindi bihugu. ariko Imana ni nziza. muri Egiputa niho Yosefu yabyariye Manase, aramwita izina Manase, bisobanura ngo Uwiteka anyujije umubabaro wo mu nzu ya data yose. uwa kabiri ngo amwita Efurayimu, ati nuko Imana yanyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. uyu rero Efurayimu aza noneho aje kumumara umubabaro, hahandi azaje gusohoza isezerano rivuga ko Imana yororotse umuntu mu gihugu cyaho yababariye. Yosefu yarahababariye kwitwa umunyagano imyaka ingana kuriya, imyaka 30 yose kwitwa umunyagano, ugafungwa uzira ubusa, uzira guhunga icyaha, ugafungwa ukabaho mu buzima bw'imbohe utisanzuye,
ukabaho mu buzima udashaka kwifatira icyemezo cy'ubuzima cyangwa se icyemezo cy'imibereho, ukabaho mu buzima udashaka gusohora igitekerezo cyangwa cyumve, ukabaho mu buzima usa naho uri under control y'abandi bantu. Ni ubuzima bwari bugoye, bwari bumubabaje, ni ubuzima atasurwagamo na bene se, ni ubuzima atasurwagamo na mama we cyangwa na papa we, ni ubuzima atigeze abona umuntu uwo ari we wese wamugirira impuhwe n'imbabazi. Bwari ubuzima bubabaje umutima we. Nuko abyara rero Efurayimu, ngo nuko aravuga ngo nuko Imana yanyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Imana rero yabyaye uyu mwana, noneho Imana ibimukije bya bikomere bya vuba aho ngaho byo muri icyo gihugu yari arimo. Imana ishimwe cyane. Ngo rero Imana ibasha kugukiza ibikomere byo mu nzu ya so bya kera. Byo mu nzu ya so bivuga ibikomere bya kera wagize bitazwi n'abantu bose, bitazwi, kuko ibikomere byo mu nzu ya so akenshi ukunze abantu barabihisha kugira ngo barinde ubusugire bw'umuryango, kugira ngo batinyanyagize. Ariko mu by'ukuri hari abantu bakomerekejwe n'abavandimwe, hari abantu bakomerekejwe n'abantu batakwiriye kubakomeretsa, hari abantu baruhijwe cyane, hari umuruho twarushye cyangwa se undi yaba yararushye aruhishijwe n'uwo mu nzu ya se, n'uwo mu nzu ye, karushywa n'uwo mu nzu ya so n'uwo mu nzu ye. Imana rero ijya yitegereza wa mubabaro na bya bikomere byo mu ibanga bya kera, bimwe bigusunikira mu rupfu. Imana ikaza ikabikomora, ikaguha umwana wo kubyomora, ikaguha Manase, hanyuma ikareba n'umubabaro w'igihugu urimo wagiriye mu gihugu cy'ubuhungiro, ikakomora n'izo nguma zose, ikakomora n'ibyo bikomere by'uyu munsi wa none. Aho uri naho hari ukuntu hagukomeretsa, aho uri hari ukuntu hakurushya, hari ukuntu hagusunikira mu buzima busa bwo muri gereza. Ariko Uwiteka Imana ijya yitegereza ikakubyariza umwana witwa Efurayimu, akaza aje kukomora ibikomere by'uwo munsi by'icyo gihe. Imana yo mu ijuru rero ibahe umugore wo kubyarana nawe abana babamara umubabaro wo mu nzu ya ba so, umubabaro wa kera, bikomere bya kera, kandi ibahe n'umugore wo kubyarana nawe naba umwana ubavura ibikomere by'uyu munsi, by'aho muri, by'icyo mukora. Kuko ahantu hose twabonye ko Satani ajya aturwanyiriza kugira ngo asibanganye gukora kw'Imana ishobora byose kuba ku buzima bwacu. Ariko Imana yacu ntabwo ijya itwikirwa ngo bikunde, ntabwo Imana yacu ijya yibagirana, ntabwo ijya isibangana ngo bikunde, kuko icyubahiro cyayo kiri hejuru y'ibindi byubahiro. Icyubahiro cyayo kiri hejuru y'abo yitwaga ko badufiteho ububasha. Imana ishimwe. Icyubahiro cyayo rero y'ubwayo ijya ikishakira, ikacyishakira mu bikugerageza, ikacyishakira mu bigukomeretsa, ikacyishakira mu miruho yawe. Imana aho niyo ijya ikura ibiyihesha icyubahiro. Imana ibahe umugisha rero. Hanyuma Bibiliya itubwira ko mu gihe runaka ngo bene se inzara yarateye muri icyo gihugu cy'iwabo wa Yozefu, ngo bene se basuhukira muri Egiputa, hanyuma basanga Yozefu niwe mwami, basanga niwe minisitiri w'intebe, basanga niwe ukomeye muri icyo gihugu. Bamugeze imbere, Yozefu arabamenya kuko yavugaga ururimi rwo muri Egiputa, bo ntibamumenye.
ariko bo bavuganaga mu ruheburayo arabumva aranabamenya. hanyuma arangije arababaza ati muraturuka he? ariko kuko Imana yari yaramwomoye ibikomere byo mu nzu ya se, ntabwo yabituye inabi, ahubwo yarabazimaniye. hanyuma arangije arabatuma ati nimugende muzane so, muzane na mwene so wundi, hanyuma mugaruke mubagirire neza. arabibwira, ababwira ko ari Yosefu wa wundi bagurishije ngo agende apfe. arabibwira, bagiye babibwiye se bavuga ati muragira ngo mujye kunyica nk'uko mwanyiciye umwana. muzi ko bagiye bakabeshya se ko Yosefu inyamaswa y'inkazi yamuriye, bazanye umwenda uriho amaraso y'intama bishe, bamwumvisha ko yapfuye, inyamaswa y'inkazi yamuriye. aravuga ati muragira ngo mujye kunyica nk'uko mwanyiciye umwana Yosefu. ariko baramwinginga, bamubwira ko bamwiboneye n'amaso, bamubwira ko ari umuntu ukomeye muri Egiputa, bamubwira ko ari we basuhukiyeho cyangwa se bahingukiyeho, kandi ko yabagiriye neza, kandi ko yabamutuye. hanyuma aremera aragenda baramutwara. nawe akimugeraho, nawe urabyumva ko yahise yubarara akamuramya. rya sezerano ry'iza nzozi ziba zirasohoye. bene se bakimugera imbere bwa mbere bahise bubarara, na se akimugera imbere arubarara. bya miba 11 yose iba imwikubise imbere, isezerano riba rirasohoye. Imana ishimwe cyane. hanyuma Bibiliya iratubwira ngo Yakobo ageze muri icyo gihugu cya Egiputa ngo yarapfuye. hanyuma bene se bamaze kumenya ko, babonye ko yapfuye, baravuga bati Yosefu buriya yatugiriraga neza kubera yuko data yari akiriho, none ubwo apfuye ashobora kutwitura inabi twamugiriye. arangije arababwira ati nimuhumure, Imana yanyomoye ibikomere byo mu nzu ya data, yampaye umwana witwa Manase. nta nzika ntibafitiye, nta rwango mbafitiye, Imana yaranyomoye. Imana yasohoza isezerano ryayo, umugambi wayo yari ifiteho warasohoye, nta kibazo ntibafiteho. nuko arabababarira, abamara impungenge, kuko Imana yari yaramwomoye bya bikomere byo mu nzu ya se kera. birya bya kera yarabyomoye. iyo umuntu yomowe ibikomere bya kera, cyangwa iyo umuntu Imana yamuruhuye imiruho ya kera, ntabwo yibuka ikindi, ntabwo yibuka ikibi ukundi, ntabwo yitura abantu nabi, ahubwo ababonera mu mbabazi, ababonera mu mbaraga z'icyo Imana yamukoreye, ababonera mu mbaraga z'Imana, hanyuma agahamya Imana muri bo, nabo bakaba bakubaha Imana ishobora byose. Imana rero iyo ivuze irasohoza. arababwira ati nababariye kera. Imana ikimara kumpa Manase, nahise numva umubabaro wabo mu nda ya data, bo mu nzu ya data, mwese narabababariye. hanyuma muri iki gihugu nakomereyemo, nitiweho, namenyekaniyemo, nkagira ubutunzi, nkagira ibintu, nkaba umuntu wubashywe, aha niho nababariye. Imana rero naho yahanyomoreye icyo gikomere ubwo yampaga umwana witwa Efurayimu. ubu rero ndi umuntu mushya, naromowe rwose, narakize, nkira ku mutima, nkira no ku mubiri. Imana ishimwe cyane. rero abamara umubabaro gutyo, abamara impungenge gutyo. Yosefu ntabwo, Bibiliya ntabwo itubwira ko yigeze yihorera, ahubwo Imana cyangwa Bibiliya itubwira yuko yari yaramuruhuye iyo miruho ya kera. buriya igituma twihorera ku banzi bacu ni uko tuba tugifite ibikomere bikiri bibisi, ni uko tuba tugifite iya miruho tukiyikoreye. ariko kwihorera ni ukwicira inzira. ntabwo rero uyu mugabo yigeze yicira inzira. Imana yaramwomoye, imwomoye
ntabwo yari kwitura abandi nabi, kandi Uwiteka yaramugiriye neza. Nawe rero wite ku cyo Uwiteka yavuganye nawe azagisohoza, kabone nubwo haba hari abaje kwitambika muri uwo mugambi w'Imana kugira ngo utabona ibyishimo kuri uyu munsi wa none, ariko Uwiteka azagushakira inzira, azakuvukiriza Manase, akuvukirize Efurayimu, uhure n'ibyishimo byawe, uhure n'umunezero wawe, uhure n'isezerano ryawe, uhure n'inzozi zawe. Imana ishimwe. Imana rero ibampera umugisha, kandi Imana ibakize ibikomere bya kera, Imana ibakize ibikomere by'uyu munsi. Ibidukomeretsa ni byinshi, ibiturushya ni byinshi, ariko ubumwe bw'Umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hakaba nk'urutare. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo ntabwo yigeze amwara, ahubwo mu maso ye hakomeje kuba urutare. Ahura n'ibikomeye, ahura n'ibimubabaza, ahura n'ibimurwanya, ariko akomeza kwiringira Imana, kuko Imana hari icyo bari bavuganye. Imana ishimwe cyane. Ategereza igitondo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nimuze ngo dutegereze igitondo. Imana ishimwe. Nimuze dutegereze igitondo. Imana niyo izakora imirimo. Imana ibizakora imirimo bene data. Hari umunsi umwe isezerano ryawe rizasohora. Wireba igihe rimaze, wireba ubunini bw'intambara, uburemere bw'intambara uciyemo, wireba imyaka ishize. Uko byagenda kose Uwiteka Imana azaguhuza n'umugambi we, azaguhuza n'isezerano. Igihe cyari kitaragera, nugitegereza wihanganye, Imana izasohoza icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Izakomora kandi ibikomere, izakuruhura imiruho yose warushye, izakumara umubabaro, izakugirira neza. Imana ni inyembabazi, ni urukundo, ni imirimo, ni igitangaza, yitwa isumba byose. Iyo ivuze irasohoza, si umwana w'umuntu wibeshye. Mwitegereze mwihanganye, Umwami Imana azabagirira neza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma twige kubabarira, twige gushira ibikomere, twige gushira iyi miruho ya kera. Yesu abampera imigisha myinshi. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Data wa twese mwiza, tugushimiye kubwo ijambo ryawe ryumvikanye mu mitima yacu. Ijambo ryawe ritubwiye ukuntu Yozefu yababajwe na bene se, yanzwe na bene se. Natwe hari igihe abo dukorana umurimo wawe, abo twibyariye, abo twashatse, aho tuvuka, abo duturanye nabo, inshuti magara, ari bo batubanguriye ukuboko. Ariko Uwiteka Imana nyir'ububasha, dushoboze Mwami kurwana kigabo, kurwana bucece. Yesu dushoboze Mwami, mu izina rya Yesu. Maze urukubane natwe muri iyi miruho, urukubane natwe muri ibi bikomere. Tuzi neza yuko uzatwomora rwose, kandi ibyo urabishoboye. Uko womoje Yozefu kumuha umwana witwa Manase, natwe Umwuka Wera natuvukishiriza abana mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu. Abana batumare umunaniro, batumare umuruho wo mu nzu ya Data. Undi mwana avuke, Umwuka Wera avuke, atuvukishiriza umwana, utumara umubabaro wo mu gihugu twababariyemo. Twororotse Mwami, wororotse impano zacu mu izina rya Yesu, kandi tuhabonera amahoro Data. Icyubahiro twaburiye iwacu tukibonere mu mugambi wawe, tukibonere mu musozi w'isezerano. Shimwa kandi uhimbazwe, kuko waduteguriye umusozi uzaduhera nk'umugisha wawe. Turagushimiye kuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ngaho bana natwe, buri wese wumvise iri jambo, reka umwomora ibikomere, ibya none n'ibya kera, mu izina rya Yesu. Kandi nyakubahwa Imana, iyo womuye umuntu bumwomuye, ntibazongere gukomereka ukundi. Iyo uruhuye umuntu bumuruhuye, reka abantu bawe bagendere mu mudendezo, reka abantu bawe bagendere mu mahoro yawe no mu byishimo. Urakoze rero, urakarama bana natwe, kandi dufashe kubw'ijambo ryawe ryiza. Iri jambo Mana, uwo rizageraho wese, uzaryumva wese, uzagira icyo ukora mu buzima bwe,
ndetse no mu mibereho ye, uzamwagurira imbago nk'uko wabigenjereje Yozefu, mu izina rya Yesu. Bizadutere kugaburira abanzi bacu. Turagushimiye ko ubyumvise, turagushimiye ko ugiye gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana, amen. Ndabashimiye cyane, Uwiteka abampereye imigisha. Niba muguwe neza kubw'ijambo ry'Imana tubagezaho, mukore like, subscribe na comment hasi. Imana rero ibahe umugisha mwinshi. Ndabakunda cyane aho muri hose ku migabane itandukanye. Narabibonye ko munkurikirana, narabibonye ko mukunda ijambo ry'Imana. Umwami Imana abampere umugisha, nanjye ndabakunda. Imana ibahe umugisha mwinshi. Murakoze.